tunagaruka ku bintu byari ingingo yego je nabashije gusoma urwandiko rwa Ferwafa ariko nge nkurikije neza Ferwafa impamvu yavuze ngo hari ingingo nabanze ajye gukemura ibibazo bye na Kiyovu. Ferwafa iba yamaze kuko kugira ngo umutoza akorerwe lisansi ya equipe aba ariho na contrat yiwe. yego Ubwo Ferwafa yarebye contract ibona contract ni ya Kiyovu. Ibwira hari ingingo abanze ajye kumvikana nande na Kiyovu. Nibutsa na kugenda tutavuze kuri Bekeni. Center via Bekeni wayumvishe. Bekeni nayumvishe. Yavuze ati ibyanjye na kamarade nibirangiriye. Ntabwo birangiye. Tuzongera duhure. Tuzahura. Kandi nzabimwibutsa. Sibyo? Yego. Gese kamarade mwaba mwari mwaganiye ngo mwamwemereye kumuhereza igikombe mu gikombe cy'amahoro. Aravuze ngi sinagani iki na kamarade. Yego. Ngewe uko radio zabivuze. Niko nabyumvishe nanjye. Yego. Nta kintu nagani na kamarade. Yes, greetings ladies and gentlemen. Tugarutse muri Kivu Sport turi kuwa mbere. Kakuru meze neza? Meze neza Jaru. Meze neza ambaye jezi nziza Arsenal. Kipe yaje komeje kudutenguha. Nakira reka turebe nyine abamaze hamaze kugenda udukombe dutasigaye ibikombe by'abagabo binini cyane. Arabafana ba Mani bamaze imisi bipostingisha cyane muri ibitsi ngo turacyari mu bikombe bine. Nakibazo. Ubwo Mani yo useka neza ngo nuseka nyuma. Mani iheruka gukina kuri 12 z'ukwa gatatu dore giye kongera garuka kuri 12 z'ukwa kane. Ahubwo ari umuntu wari kuvuga ati Mani muri international break nayo yakagombye gukina. U Rwanda rwari kwitumira muri FIFA series. Nayo kazi kadufasha. Kuko nawe nta handi bari kugaragara namwe. Naho kabisa. Wabonaga ko Arsenal busy cyane nubwo mu mikino ibiri heruka twagiye tuvamo nako bitanashimishije abafana ba Arsenal ariko tugifite icyizere. Ari nabyo na Thierry yagiye agarukaho kuri Sky Sport avuga ati ngicyo mbasaba nta nubwo ari Champions League nta nubwo ari za Carabao ndabasaba shampiyona kandi ubona ko ari nayo nyine y'ingenzi cyane. Kakure shampiyona y'u Rwanda yarakomeje. Rayon Sport imbere hari ingingo utabashije gutoza ntitwara neza twavuze kira match n'ubundi komeye. Hanyuma n'andi ma equipe yagiye akina wa mukino wa Bekeni atakaza umukino wa mbere. Byose mbye tugiye kugarukaho muri kiganiro kigufi kakurenda kwakira hano kuri kamera za Jordi Kells. Reka twinjize muri shampiyona uko yakomeje abari nawe dutadohera. Shampiyona urabizi ko twavuye hano ku munsi wa kwa gatatu. Shampiyona yakomeje ku munsi wa kwa gatanu wari umunsi wa 26 wa shampiyona. Yego. Kuri uwo munsi ikipe ya Gasogi yakubiswe na Kiyovu 2-0. Yego. Ni umukino wari ukomeye urabona ko Gasogi na Kiyovu bimaze kuba match maze kubishyiraniro maze kuba nka derby kubera Kensi gutangaza mbere ya match bigakubitana na Bahemed nabo harashize hafi imyaka 5 Kiyovu idatsinda Gasogi. Yego. Kiyovu rero yarihimuye itsinda 2-0. Kiyovu nakomeza gushimangira umwanya wa kane yari yegeye imbere kunganya na Rayon Sport amanota wenda Rayon Sport nuko yaje kunganya kongera kabajya imbere gato ariko Kiyovu Sport nyine urabona ko ari ikipe iri kwitwara neza. Kuri utararega ngaho hari interview ya Kensi yigeze no kuba ari nayo navuga ko niyo bise nuko gutangaza kwigeze kubo hagati ya Kiyovu na Gasogi gukomeye cyane. Ubwo Kensi yavugaga ati Kiyovu ivuga ko ngo ari ikipe ngo imaze imyaka myinshi muri shampiyona muri iyo myaka imaze ifite ibikombe binga. Aha bati wenda okay je ndi mushya ariko mfite igikombe cya shampiyona y'ikiciro cya kabiri. Ahita avuga ngo cyakoze igikombe ruvuga ngo Kiyovu ngo yaba yaratwaye ngo ni igikombe ngo icyo gihe ngo n'ikipe ya mbere barayihembye ihene ngo banditse ngo bafite imipira banditseho ngo Kivuyo nabwo ngo ubona ari ibintu ngo bidasobanutse. Abeshya ndetse Kiyovu ni yatwaye igikombe niba ari kiki yejo bundi yarwaniraga igikombe irimo ba Frodouard na ba Beti hari igikombe batwaye niba ari kiki hari igikombe cyabaye Kigali igikombe cyabaye Kigali kibira kuri pe Kiyovu irakegukana. Icyo gihe rero Kensi atangaza gukina ubwo abonaga Bahemed baburuka bamwitinde bavuga ibiboro bigiye bikomakomeye cyane ari no mpamvu nyine match isigaye ari match ikomeye nyine wa Kiyovu no guhangana cyane. Kiyovu ara amakipe yashizeho decision yo kuko bahura kose Gasogi Rutsiro
zajya ziba ari finale bakikubitaho na Rayon Sport Yego. ni ibindi izo nizo finale za Kiyovu Sport. Kuri uwo munsi rero haje kubaho undi mukino wuje AS do Kigali n'ikipe ya Mukura banganya 1-1. Wenda Shwadiri nari natanze AS Kigali yarankoshonye ariko turaza kugera kuri Gorilla yo ntabwo nyine nk'umuntu nari natanze Shwadiri 2 Yego. AS Kigali yarankoshonye menya AS Kigali yo itari mu murongo mwiza ntabwo iri mu murongo mwiza kabisa. Uro ku munsi wa gatandatu nibwo waje ku bindi mikino hafi 4 mu karere ka Huye ikipe y'Amagaju iba ifatiye Polisi ku Gakanu ikubita ibitego 2-1. Yego. Polisi itari serie. Ntabwo Polisi iri serie yatangiye champion iyoboye none igeze ku mwanya wa 6. none igeze ku mwanya wa 6. Si umutoza wa Polisi we. Polisi ariko nagiyerekana umutoza hagati. Oya. Agomba kurangiza season. Bifite ntabwo ibishaka kujya gutanga amafaranga yuko yamwirukanye atarangije amasezerano. Ntabwo tuzi n'uburyo bakora nyine contract z'abatoza babo. Ubona ko ibintu byabo bigendamo goro ntabwo Polisi kunze kwirukana cyane si nka Rayon Sport. Kuri uwo munsi rero ikipe ya Etincelle yaje kugarikwa n'ikipe ya Bugesera ibitego 3-0. Forfait kabisa. Nge nyibona interview ya mbere ya Bekeni abanyamakuru bamubaza ati ese ntabwo bufite bw'ikipe izamanuka. Yarasubije aravuga ati ese iyo urabwirirwa ntubimenya. Yego. Subibizi kurabwirirwa. Ubizi kuko ntacyo guteka ubufite nyine. Nta kintu nyine ubufite ubapanze ko uwo munsi urabwirirwa. Ahubwo ati rero Etincelle kuba yamanuka byabaho. Yego. Ntabwo byaba ari ikibazo nkuko n'izindi byabo ikamanuka. Numva ko ashobora kuba ari imikino. Baramubajije se ibi bintu turi kukubaza. Kuko Bekeni we yasubije ngo ibi bintu ntabwo ari ngiye bikwiye kubazwa. Cyane. Ramaze se birabazwa nde? Ngo nubwo ndi gutoza ndi mu kazi ariko hari abo bikwiye kubazwa kandi namwe murabazi. Yavugaga ubuyobozi. Gushidikanya ubuyobozi yavugaga kuko nibwo bwagiye kumufata. Kuko bwarakerewe kigeze ahantu Bekeni ikintu namushimiraho ahantu Etincelle iri. Hari icyo yakoze. Cyane. Kuko niba yarasanze ikipe iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 11 mu mikino 18 cyo. Sibyo Jaru? Yeah. Akaba atoje imikino 8. Akabonyemo amanota yandi 11. Yego. Urumva ko akazi kenshi. Yarakoze nk'umuntu utarigeze agura abakinnyi. Yego. Utarakoze iki kuko ndasanze na equipe mu mwuka mubi. Ndabyibuka rye Etincelle yatsinzwe abafana batukumuzamu Bekeni arababwira ze. Yewe uzana umugore wanjye wari ujya mu zamu. Aba nyine nibo mwaguze muri karibo dukomezanya nabo. Gusa nago nyine nta cyacitse ariko gusa ubuyobozi burasabwa imbaraga zikomeye cyane kugira ngo ikipe ya Etincelle ibashe basamure prime ibashe kuguma mu cyane kuko byakomeye. Byongeye gukomera n'abafana kandi nabo ngo babe hafi y'ekipe. Kuri uwo munsi rero ikipe ya Elmereke yari yakiye Rutsiro banganyije ubusa ku busa. Twavuze ko ari 50-50 twavuze ko Elmereke makipe mu barabari ekipe bona idakanganye cyane. Kuri uwo munsi rero hari match y'ishiraniro y'ikipe ya Rayon Sport na Gicumbi. Jarudi twavuye nk'ubwi ikipe ya Gicumbi. Ko yaje no kugitsinda. Yego. Kiba offside. Ariko naje gucunga neza nsanga offside niyo. Ku maso yanjye nabonye offside yariyo hari ukuntu umukinnyi w'inyuma wakinye deuxième ballon yari ari muri offside. Yego. Baraza gushaka highlight kuri Rwanda Premier League kuri Instagram baraza kugenda babona ibyo bitego byose kakugenda vuga. Ikipe Gicumbi bakinye umukino mwiza w'imbaraga wo gukanirana ariko abantu baribaza ngo ikipe ya Sport ngimaze iminota navuze iminota ingana iminota 160 cyane ijombira sinibuka neza gusa ni gihe kinini ngabataka ba Rayon Sport batinjiza igitego. Yego. Bona ko muri attaque ya Rayon Sport ntabwo ibintu bimeze neza. Hari wese yandika ngo mbese nk'ikipe ya Romamina Sasha ngo na hari ingingo ugiye kuza ese hari ikizahindura. Tunagaruka nibutsa ko President David wa Kiyovu yavuze ati ntabwo Kiyovu ari isoko ry'umuntu azaga akagenda adasezeye. Yego. Anyway ngwino wegera ubuyobozi tugire two tumvikana. Hemedi nayo yaravuze ati umutoza mwiza ari ingingo wafashije Kiyovu koze iki ariko wenda ari kwihangana na sezi karangira. Yego. Sibyo? Hari ingingo rero nibyo bibazo bikirimo kugira ngo akemure ibibazo bye na Rayon. Hari ingingo nabafite pressure kureba ko kuri match bashobora gutabona undi mutoza nyene Rayon Sport tanororewe buriya. Match kuri Kieza zani Rubavu kuri match ya Rutsiro. Yego. Gutsirwa no kutamanuka. Izi match ziba zikomeye muri champion. Niba Rayon Sport amaze gutakaza kwa Gicumbi. Rutsiro yanganyije na Elmereke
ifite ako kantu ka moral ko kuvuga ngo twanganyije na Elmerek iyo Rayon Sport iri gutsindwa na za Gicumbi idaheruka gutera igitego mu zamu gute se twege tutahana nubwo kwika amatatu tukaba twananganye nayo tukayikuraho rimwe cyangwa natatu kuko byose birashoboka. Rero ukumva ko ikintu cyo kintu kirimo cyuko Rayon Sport ifite undi mukino ukomeye zaza kuri tariki 18 hano mu karere ka Rubavu aho izahura n'ikipe ya Rutsiro. Yego n'ubundi Rutsiro kiri hahandi naho hatari heza. Ku munsi rero w'ejo ku cyumweru hashize umunsi washize ku cyumweru yego kisa 9 ikipe ya Gorilla yatsinze Musanze 2-1. Jordan navuye angana avuze ngo iki? Aravuze ko ari shwadero kabisa. Musanze yabanje igitego ku munota 36, Gorilla cyiciro kwa 44, Gorilla ibasha gutsinda n'ikindi. Igitego cyako uze gushaka highlight ni igitego cyinjiye umusifuzi aravuga ati reka arasanza Gorilla rero mu kumota 36 yaje kubona ikindi gitego cya kabiri irangiza kuri win ibitego 2-1. Ejo saa 12 n'igice ikipe ya APR yari kwakira ikipe ya Muhanga. Twe twavanga tuvuga ko ari iki ari win ya APR kuko APR atsinze igitego kare cyitwa Kim Kiwanuka. Muhangiza kubona ikarita y'umutuku ya Martin Fabrice biza kurangira igitego kimwe ku busa. APR rero akomeza irayobora urutonde aho ngiye ntago mbarizo mu bara iri kurusha Rayon Sport amanota 9. Hasigaye match 8 bazihurira. Ni imikino ingahe? Hari igikombe cye cyaragiye. Igikombe cyagiye. Perezida wa Gorilla niwe watangaje aravuga ati uyu mwaka Gorilla igomba gusohoka. Ubwo ari kubara mu gikombe cy'amahoro. Gwari kubara ngo je ndikuriramo Rayon Sport ngere kuri finale. Ubwo ni mahurira na APR. Izaba yatwaye ni championnat tuzajyana kandi birashoboka. Ni imibare yoroshye cyane. Gorilla rukuntu izikihambira kuri Rayon baki cyane yebushije n'igikombe se n'ubyibuka. Yego yebushije igikombe rwose. Ikipe rero ya AS Muhanga nyine y'abanyamahanga benshi cyane benshi nayo ifite 11 hagakina hafi 2-3 bahashye papa umva ko amakipe yacu yararenganye kabisa byumva. None ntibibuze kuba iri mu myanya irwana no kutamanuka mu gihe bari kuba barizeye abana b'abene gihugu bateruru bahende bakabana bagurisha bakoze business plan neza. Ariko jaru sakaro naje kureba hari umukinnyi wo mu Magaju witwa Rwemamusa muri championnat amaze kubona rouge 3 muri championnat rouge 3 zitari kuvuga ngo yabonye jaune 3 ngo abasispande rouge direct. Anyibukisha witwa Welbeck Welbeck akayesa gikina muri Etincelle hari sezo yarangije abonye rouge 2 icyo gihe urashize amategeko ko umuntu uzabona rouge 3 bazamuhagarika. Rouge 3 muri championnat yose za direct ariko ro mu Magaju sinzi no mategeko barayakuyeho amaze kubona 3 witwa Rwemamusa na mu bad boy kabisa akina kuri kabiri kandi azibona gukubita umuntu. Amahirwe mwenda nuko ahubwo abakubitira hanze ya box yakugiye kujya atanga n'amapenalty ugasanga arimo gutanga equipe. Hanyuma kakule tuvuye wenda kuri izo resultat zaranze iyi weekend tuvuyemo turi hafi kujya mu gihe cyo kwibuka. Hari imikino iri imbere ho gato cyangwa imikino izagaruka kuri tariki 17. Yego 17 no tuzagaruka tuba dufite match 3 hangaha muri iyo weekend zitunyuriremo. Marine izakira AS do Kigali kuri 17. Ari undi mukino wawe umunsi Marine yakinye na Elmerek El Hilal sinzi resultat aho zageze naje bakirimo mu mukino tutarareba aho zigeze. Yego bakinnye uyu munsi bazagaruka rero Marine izakira AS do Kigali kuri 17. Yego kuri 18 Rutsiro izakira Rayon Sport 19 Etincelle akira APR. Yes muri ya weekend bayahumanurije abantu baviye handa yose amateleviziyo n'amaradiyo yose biri kureba kuri stade Muganza. Zaba ari match nziza byataje nabazaze birebere ndabizi neza izi match nta biganiro birimo ntabyo. Wumvisha indi interview wese kamarade murapfiki ntacyo dupfa n'umupira uko bigize gutya tuzongera duhure. Kamarade avuga ati iyi niyo match nshimishije cyane kuba championnat yatangiye kurusha nizo batsinze mu Rayon Sport. Se kombe kene bijya muganira yaba yarakubwiye impamvu ntabwo turabonana. Okay uzagerageza n'ubu ntabwo turabonana rwose. Uzagerageza maza kubwira impamvu abahanganye na Kamarade cyane kuriya ku buryo ariko irihangana ntabwo ryari risanzweho bije muri iyi mikino y'amahoro nyine n'uyu wa champion. Yego ariko ibi bintu ngiye ndanabikunda
kuko bituma abantu bareba umupira ariko Jaru tuvanga turi kuvuga ibintu byose ariko bareke duce no mu cyiciro cya kabiri sibyo tuje tuvuga iziramanuka tumenye nizishaka kuzamuka icyiciro cya kabiri ukuntu byagenze amatsinda yaje ko yari abiri yego haza kuvamo equipe enye buri matsinda se equipe umunani Jaruta yego izi equipe umunani rero zaje guhura muri kimwe cya kane equipe ya Unity yahuye na Espoir equipe ya Sunrise ihura na Nkombo equipe ya Etoile de l'Est yo mu karere k'iburasirazuba mu ntara y'Iburasirazuba yongera ihura na Muhazi yo mu ntara y'Iburasirazuba equipe yo mu ntara y'amajyaruguru kusiho muri za Rulindo na Musanze intare ihura na Sina izi mikino ibanza rero Jaruta ukuntu byagenze yego ikipe ya Espoir yanganyije na Unity irusizi ibintu birakomeye Unity niba uyisinze ni Unity yabonye mu gikombe cy'aho bari gukina ntabwo nabashije kwiga na Rutsiro ntabwo nayibonye banganyije aller tour Unity kuramo Rutsiro kuri penalty Unity ni ikipe ifite urungano ruzi gukina kuri synthetique bazi gukina kuko Unity impamvu izi gukina ni yihe Unity nyirayo ni umuperezida bita Paul niwe perezida w'amagaju Unity igira umutoza w'umuzungu n'umunyarwanda uzatinya ikipe yose ifite umutoza uruhu rwera umuzungu wari umuzungu nagajyayo ahanga ikipe iratambaza ubusa ku busa Sunrise yakubitiye Nkombo ku Ruyenzi kwa Nkombo kimwe ku busa ubwo bazajya i Nyagatare nyuma yo kwibuka sibyo yego ikipe ya Muhazi nari niteguye yego Muhazi nari niteguye ko yatsinda Etoile yikubise bibiri ku mwuka Muhazi ariyo yakiye ariko bakinira hamwe ako nyerese mvuga ati harimo akantu kuko ikipe ya Muhazi urabona muri championnat y'icya kabiri yagiye mu tudute hari abakinyi bayisinyiye bagera nko kuri 4 championnat itangiye bahita bajya muri Sunrise yagiye ikibazo cy'amafaranga abayobozi bayo barabeshya hari ibintu bizaza abakinyi ntabwo bari tayari Muhazi ubu ngubu nikinamo witwa Nyirinkindi Sare yabakinyi benshi bavuye muri Kiyovu abitwa ba Jibu abitwa ba Timbo bakinaga muri Kiyovu ikipe y'Intare tujya ku Ntare na Sina yafatiye Sina irayibwira ngo ukinira ku bibuga bibi abana batarengeje imyaka 20 b'Intare bibiri ku mwuka Ishyorongi ubwo match izabera rero kuri Nyirangarama Sina nitaganira ndakurahiye Sina bizamugora Jaru izo kipe nizimara gukuranamo Sina sinzi niba wibukana bafitemo abakinnyi bafite aka experience bakuru ariko nyine nabo nyine baragera ku bana bakaba basaza tu ko Sina ndabiza afite abitwa ba Vivier abitwa ba John bakinaga muri Musanze abitwa ba Matichu bakinaga muri Rutsiro afite nyine abakinnyi bakuru urumva ariko nyine mwana araguhaga mwana w'Intare arakubwira ati nariye neza ngenda guhaga umupira ndi kuwiga equipe nye rero zizavamo aho ngaho zita zikora aga championnat kazo yego zikihurira zirahura ubwazo zigakina match kimwe cya kane ariko gifite aller tour none kimwe cya kane enye zirokotse zita zikora championnat yazo zigakina match 6 urumva equipe imwe tuvuge nk'urugero Sina yego nk'urugero nako Intare ikomeje guzahura na Unity hure na Sunrise hure na Muhazi aller tour si match 6 bari bizifite amanota menshi ebyiri zizamuka mu cyiciro cya mbere ni forma nanjye numva ko ishobora kuba ari nziza n'ama match menshi menshi ko na 3e division no bagezaho hari kipe bita Imanzi itozwa na bwana Rutanga Eric imeze neza n'ikipe bita Tony Academy y'Umusanze nayo y'umuzungu nayo iri no muri under 20 muri match 5 zose yarazitsinze ifite amanota 15 kuri 15 abana bamaze gukura bayitaho kabisa bayirebe nizi giseni tuzakangurira abantu baze bayirebe na Academy nziza cyane muri Academy ziri serious bona ziri ku murongo ziri professionnel kwa izo nazo muri 3e division ziri kupushinga nitwa Nyamasheke y'Inyamasheke zirapushinga cyane kuzamuka muri 2e division mubari n'abategarugori ho Rayon Sport yegukanye igikombe yego AS Kigali iramanuka mu cyiciro cya kabiri ariko ngiye AS Kigali kumanuka kwayo bifite impamvu nyinshi
ikipe ikibazo cy'umujyi cyatumye ubushobozi buba bubi abantu no kubahungu babibona ko no mu bagabo amakipe atatu bateraga inkunga bayasabye kwihuza nubwo bikiri kwanga ariko cyavira avuga ati izo kipe zo zitaramo abakinnyi baza muri Kiyovu cyangwa se rero ndabona yuko Kiyovu yikomeze yirwane jaru deuxième division kubera ko hakomeje amakipe mu makipe yazamutse harimo amakipe atatu yo mu burasirazuba yego bari kwafekta ko zose nago byakunda ariko ngiye ndabona neza mu mboni zanjye Sunrise na Etoile de l'Est zitwara neza zishobora kuza okay ko Espoir na Unity sindamenya ngo bimeze bite biracyakomeye cyane pe ariko Intare ntabwo nyizi zamuka yego twasoreza ahangaha ikiganiro cyiza kitarambiranye duce mu cyiciro cya mbere mu cya kabiri no mu cya gatatu yewe tugira no mu bagore tugerageza kuhaganira mukomeze mudusapotinge hanyuma niba ukeneye gukoresha imodoka kuretusha amarangi turagusaba kureba iyo nimero iri kuri screen muri paint niba uri no gukora business ukeneye decoration y'amarangi mu duka muri paint arabikora neza cyane afite ibikoresho bigezweho n'abakeneye gukoresha amafinisage y'ibikoresho bya furniture nabyo arabikora ibikoni finisage byose arabikora ikindi abantu mukeneye ibikoresho by'ubwubatsi ni muri Japanese Business Group mukomeze rero mugira ibihe byiza ibiganiro byacu byo nakagaruka we sign out